narimenyereye ko abantu bamenyera ibindi. Reka ntange nk'urugero, iyo urambagiza umukobwa aba akubashe, mwese muhura ahumeka gahoro ntawe ureba mu maso y'undi, mbese nyine ubona ariko iyo mugejejeyo agatangira kumenyera uko bimeze byose, akubwira ati ariko witonde ntukavuge ibintu byinshi. Iyo umuntu ajya gusaba akazi yataramenyera bosi, ataragira ubushobozi bwinshi, ntashobora gukererwa n'umunota umwe. Hanyuma iyo amaze kumenyera uko akazi gakorwa, akametiriza neza, yewe ashobora no gukererwa iminota 30 cyangwa isaha. Oya niyo bosi amubwiye ahita amubwira ngo umuntu abura se ntabura shebuja. Yibagirwa ko asigaye ajya muri salo nziza, wera kofa ahantu heza, ibyo byose ahita byibagirwa ko yaburaga n'itike. Noneho batangiye babikora neza, ariko bageze aho biza kugaragara yuko batangiye kugenda bakora ibyaha ariko bagatamba n'ibitambo. Urumva ko bamenyereye. Mbere babikoraga neza ku ihema ry'ibonaniro, ahantu hari isanduka y'isezerano, ngira ngo turagendana. Noneho babikora neza, ariko bageze aho agakora icyaha gitoya, yagerayo yatamba ibitambo akabona biremeye, akavuga ati bya bintu burya ntacyo bitwaye. Akagaruka niba yari yasomanye ejo agasambana, agasubirayo akabona ntacyo bitwaye. Urabona muri ubu buzima bwa buri munsi tubamo, twese turasenga Imana. Wakwegera Imana ikaguha amasezerano, hakagira asohora akagira nasigaye. Dusigaye rero tubona ko ayo ngaya asohoye ahubwo tuyakoresha nabi bikabuza yandi gusohora. Ari nayo mu kumenyera Imana nashyizemo ibice bibiri by'ingaruka mbi. Ingaruka ya mbere nuko rero abantu bari gukoresha connection yo kwa shitani, ariko bakagumya gutegereza amasezerano baherewe kuri connection y'Imana, kandi bidashoboka. Hari akantu nigeze kubona karambabaje kabisa. Buriya kubura Imana nisho kintu kibi. Hari korale yari igiye gusohoka, urabizi ko amakorale yagiye gusohoka kenshi bafata amasengesho, bakora amasengesho y'iminsi 3. Hanyuma umukobwa yari yarasambanye aranasama, indi mufatira mu masengesho y'iminsi 3 agiye gusohokana na korali. Ikintu cyambabaje, nshuti mukunzi w'ikiganiro ubutumwa bukiza kinyura ku Gakiza TV, amahoro y'Imana abane nawe. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Kubo tubanye bwa mbere, nitwa Pasteur Desire, nkuko bamwe bamenyereye muri iki kiganiro. Nagira ngo dusenge hanyuma dutangire gahunda. Data mu izina rya Yesu, turagushimiye ko duhaye ubuntu bwo kuba imbere yawe. Turasenze ngo uyu mwanya kubaho kwawe kuba hano hantu, aba bantu bose basobanukirwe ibyo ushaka kuvugana natwe. Imitima yacu yigishwe nawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Nongeye kuguha ikaze mu kiganiro ubutumwa bukiza kinyura ku Gakiza TV, nzi ko mukunda muri benshi. Kuri inshuro ntabwo ndi jyenyene, ndi kumwe n'umutumigwa, no bwa mbere ageze ku Gakiza TV, ariko ntizera ko tuzakomezanya imyaka myinshi. Nagira ngo muhe ikaze atwibwire. Ikaze. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Ndahayo Eugene. Ku mpamvu z'umurimo w'Imana nkora, ni pasiteri mu itorero rya Bethesda Holy Church i Nyamata. Ikaze cyane. Murakoze cyane. Twishimiye kukwakira Pastor Eugene, umukozi w'Imana mwiza. Ntekereza ko tugiye kunguka byinshi hamwe nawe, kandi aradusangiza icyo Imana ishize ku mutima we. Pastor, uyu munsi tugiye kuganira kuki? Murakoze cyane. Icyo Imana yashyize ku mutima turi buganire uyu munsi ni ikintu bita kumenyera. Kumenyera ni ikintu gisanzwe kimenyerewe, ariko gifite ibisobanuro bitandukanye. Umuntu ashobora kumenyera, akamenyera bikaba byiza, ariko kenshi kumenyera hari igihe usanga bitabaye byiza. Akaba ari byo rero ngira ngo tuze kuganiraho tunabihuje n'ijambo ry'Imana. Ikaze. Murakoze cyane. Ngira ngo nihuse twakwifashisha ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Samweli cya mbere, ibice byaho 2, tugasoma umurongo waho wa 22, aho dusanga inkuru za Eli n'abahungu be. Titire yayo iravuga ngo Eli acyaha abahungu be. Aravuga ngo icyo gihe Eli yari ageze mu zabukuru, yumva ibyo abahungu be
bakoreraga abisiraheli bose, kandi nuko basambanaga n'abagore bakoraga ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Arababaza ati, ni iki gituma mukora bene ibyo? Kuko njya numva abantu bose bambwira ingeso zanyu mbi. Reka abana banjye, ibyo numva bavuga si byiza, muracumuza ubwoko bw'Uwiteka. Ngira ngo dukomeje no hepfo gato ku murongo wa 27 kugira ngo nze gusobanura, haravuga ngo bukeye haza umuhanuzi. Ubwo ni nyuma y'uko umusaza amaze gucyaha abana, ariko abana ntibatunganya ibyo bagomba gutunganya. Hanyuma ngo bukeye haza umuhanuzi ku murongo wa 27 ngo w'Imana asanga Eli, aramubwira ati, Uwiteka aravuze ngo, mbese siniyeretse umuryango wa so bakiri muri Egiputa mu buretwa bw'inzu ya Farawo? Sinamutoranyije umuryango yose y'Abisirayeli nkamugira umutambyi wanjye, akajya mu gicaniro cyanjye konsereza imibavu, akajya yambara efodi imbere yanjye. Kandi sinahaye umuryango wa so ibitambo byose by'Abisirayeli byokejwe mu muriro. None ni iki gituma mutera imigeri ibitambo n'amaturo nategetse kuntambira mu nzu yanjye, ukubaha abahungu bawe kubandutisha, mukitungisha ibyiza byo mu bitambo byo mu bwoko bwanjye bw'Abisirayeli ngo muhonjoke? Nicyo gitumye Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga iti, ni ukuri nari navuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yanjye iteka ryose. Ariko none Uwiteka aravuze ngo ntibikabeho, kuko abanyubaha ari bo nzubaha, ariko abansuzugura bazasuzugurwa. Imana itugirire neza. Urakoze cyane. Dusomeye amagambo akomeye, tugiye kuganira ku kumenyera cyangwa se akamenyero. Ikintu ngira ngo mbaze cya mbere, bishoboka ko umuntu amenyera Imana? Biragaragara ko ukurikije uko iri jambo ritubwira, Eli yagiranye ibihe n'Imana byiza, kuko iyo ijambo ry'Imana rivuga ngo nari narakubwiye ko, byumvikana ko hari igihe Eli yagiranye ibihe byiza n'Imana, bagirana amasezerano. Imana iramwishimira mu bihe yabanye nayo, iramubwira tumva rero ikintu cyitwa kugendera imbere yawe iteka ryose, nzagendana nawe ibihe byose. Byumvikana ko icyo gihe ibihe byari byiza. Arongera aramubwira ati rero kandi n'ubutambyi ntibuzava iwawe mu rugo. Rero Eli, usomye ijambo ry'Imana, Eli yaje kwegera abana. Byumvikana ko yegereye abana, arabaganiriza, kuko nibo yashyize ku ihema ry'ibonaniro. Ntabwo yajyanye abana ku ihema ry'ibonaniro atabaganirije. Abana arabatoza, amaze kubatoza ababwira imyenda bambara nk'abantu baba ku ihema ry'ibonaniro, ababwira ibyo bagomba kurya n'ibyo batagomba kurya, ababwira ibyo bavuga n'ibyo batavuga, imyitwarire yose arayibabwira. Noneho batangiye babikora neza, ariko bageze aho biza kugaragara yuko batangiye kugenda bakora ibyaha, ariko bagatamba n'ibitambo. Urumva ko bamenyereye. Mbere babikoraga neza ku ihema ry'ibonaniro, ahantu hari isanduka y'isezerano, ngira ngo turagendana. Noneho babikora neza, ariko bageze aho agakora icyaha gitoya, yagerayo yatamba ibitambo akabona biremeye, akavuga ati bya bintu burya ntacyo bitwaye. Akagaruka niba yari yasomanye ejo agasambana, agasubirayo akabona ntacyo bitwaye. Akongera noneho iyo usomye ijambo ry'Imana, havuga yuko harimo n'ibintu by'ibisafuriya byabagamo nk'inyama, ariko habaga ikintu cy'ikirushe baruza, ariko izo baruraga mbere zabaga ari zo kumurikira Uwiteka. Bo rero batangiye kujya bazirya. Urumva, ndajya gutamba ibitambo akabona biremeye. Noneho bamenyera muri ubwo buzima, ngo kugeza ku kigero cy'uko bafashe n'abadamu baje gutamba ibitambo by'ibyaha byabo, bamara gufata ibyo bitambo byabo bakanabasambanya. Nibwo rero haje kubonekamo abasaza, baragenda babwira Eli ati rero uheruka abana bakora ibintu neza, ariko baje kumenyera, bamenyera Imana. None kugeza uyu munsi bari kubikora nabi, kandi bagakomeza bakajya ku ihema ry'ibonaniro, bakegera isanduka y'isezerano. Pastor, ngira ngo rero bamaze kumva mu ncamake ko abantu bishoboka ko bamenyera Imana. Urakoze. Nifuza ko tubihuza n'ubuzima bwa buri munsi.
ndavuga ubuzima bw'ubukristo. Ubusanzwe kumenyera narimenyereye ko abantu bamenyera ibindi. Reka ntange nk'urugero, iyo urambagiza umukobwa aba akubashe, mwese muhura ahumeka gahoro, ntawe ureba mu maso y'undi, mbese nyine ubona ariko iyo mugejejeyo agatangira kumenyera uko bimeze byose, akubwira ati ariko witonde ntukavuge ibintu byinshi. Iyo umuntu ajya gusaba akazi yataramenyera bosi, ataragira ubushobozi bwinshi, ntashobora gukererwa n'umunota umwe. Hanyuma iyo amaze kumenyera uko akazi gakorwa, akametiriza neza, yewe ashobora no gukererwa iminota 30 cyangwa isaha. Oya niyo boss amubwiye ahita amubwira ngo umuntu abura se ntabura shebuja. Yibagirwa ko asigaye ajya muri salon nziza, wera ko fano heza, ibyo byose ahita byibagirwa ko yaburaga n'itike. Reka tubihuze n'urugendo rw'agakiza. Hari ubwo umuntu aza gukizwa aremerewe n'ibyaha, babaye arira, yewe ibyaha byaramugize nabi. Hanyuma ntaje mu rusengero, ntamaze imyaka 2, ntamaze 3, atangira kujonjora ababwiriza neza n'ababwiriza nabi, atangiye kuvuga ati runaka ntamfasha, akabona abakeneye kwezwa arabaje uwo munsi, we akumva yabaye sini. Nagira ngo mukomereza aho kumenyera Imana. Abantu nibumva akamenyero, hamenyera uwamenye. Babanje kuyimenya, niko numvishe bagera igihe baramenyera. Nifuza ko tubihuza n'ubuzima bwa buri munsi bw'ubukristo. Nigari bigera igihe umuntu akamenyera iby'Imana. Urakoze cyane pastor. Ngira ubisobanuyeho ko ibintu by'akamenyera ari bibi. Nigeze rimwe fata urugero rutoya cyane. Madama mpamagaye ambwira ati si uhagaze hehe, ndahamusobanurira. Ati nanjye fashe bisi ndaje. Noneho arambwira ati surantegereza cyangwa uragiye. Ewa niko nagutegerezaga utarambyarira umwana n'umwe. Turi muri fiançailles. Amperekeza akangeza mu rugo, nanjye nkugira nkamuherekeza, mbese tukaguma gutyo. Ewa kirya gihe washoboraga no kumbenga. Washoboraga no kumemukira. None ubu wambyariye abakobwa babiri ukambyarira umuhungu. Ubu nibwo ntafite igihe cyo kugutegereza. Sanga rero akenshi kumenyerana usanga tubikoresha nabe bikagira ingaruka mbi, ariko nyamara byakagombye kugira ingaruka nziza. Ndabona rero njyewe ndagutegereza ahubwo nacyo kigiye cyo kugutegereza. Namwerekaga yuko kumenyerana nawe bidakwiriye kumubangamira, ahubwo bikwiriye kumufasha. Twihuse rero kubigendera n'ijambo ry'Imana, urabona Eli acyaha abahungu be. Tubigereranye na cyagiye natwe dutangira gukizwa. Batwigisha umubatizo. Baratubwiraga ati rero Bibiliya iravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntagare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Baratubwira ati rero ntimukajye mu mastade babatukana, babagira gute n'abakobanyi. Ariko umuntu yamaze kumenyera mu nzu y'Imana yarabatijwe, amaze kumenyerana na pastor, amaze kumenyera ibintu byose byo mu nzu y'Imana, agera aho akumva kujya muri stade nta kibazo kirimo, kandi nyamara mbere atarajyagayo. Yarangiza akajyayo kandi agakomeza n'umurimo w'Imana. Ikindi batubwiraga ibintu bibujijwe, akajya kubetinga, kandi azi ko ijambo ry'Imana ritabyemera. Si nibyo gusa pastor, no mu bushuti bwa fiançailles, jewe tugikizwa wabonaga no kugendana mu nzira bigoye. Noneho bageze aho baramenyerana, kugendana barabyoroshya, gusurana barabyoroshya, agasomana akaza kuririmba. Yaririmba akabona ntacyo bitwaye, akavuga ati bya bintu burya nta kibazo. Noneho kubera nibi bihe turimo bigoye, umuntu akajya mu cyumba cy'amasengesho kubera guhuriramo n'abahanuzi b'ibinyoma, kandi afite ibyaha, yageramo aho kugira ngo bamubwire ibyaha bye yihane, ahubwo bakamubwira ko abonye visa, abonye imodoka, abonye umugabo, Imana imukoreye ubukwe, turimo turagenda. None akavuga ati burya nta kintu bya bintu bitwaye, Imana hari ibintu ititaho, niyo wabikora ushobora gukomeza kubana n'Imana. Nguko uko umuntu rero ashobora kugenda amenyera Imana. Twibutse abadukurikiye ko igihe bavaga muri Egiputa nyuma y'imyaka 40 mu butayu, binjiriye ahitwa Gilgali. Hanyuma umugwa mukuru uba Shilo. Ishilo niho hari hatuye Samweli, niho hari hatuye Eli, niho ubutambyi bwari buri. Wari wo mugwa mukuru wa Isirayeli. Hanyuma bahamaze imyaka 400.
imyaka 400. ubwo abantu niba baramenyereye ubona ko ukiza impumu yibagirwa icamwirukanza bari bamaze kwibagirwa ubutayu bibagiwe imyaka 400 yindi bamaze muri Egiputa na 30 baratuye. Amata yaraje, inka zariyongereye, bahinga bakeza. Uwo muntu naba yaramenyereye. Nagira ngo tubihuze n'ukuntu umuntu aza mu Mana agahabwa imigisha hanyuma agahita atangira kwibagirwa. Urakoze cyane. Iyo usomye ijambo ry'Imana hano usanga muri icyo gihe hari ibyo Uwiteka yasezeranyije Eli, ariko bigaragara ngo Eli yaranabikoze. Aravuga ati sinari naravuganye nawe gutya na gutya, cya gihe unsenga tubihuze n'ubuzima bw'uyu munsi, cya gihe wurira imisozi unsenga ntabwo nakubwiye ko nzagukorera ubukwe bwiza. Ati ndabyibuka. None se sinabukoze? Turimo turagendana. Sinababwiye ko bizagenda gutya. Noneho urabona muri ubu buzima bwa buri munsi tubamo twese turasenga Imana. Wakwegera Imana ikaguha amasezerano, hakagira asohora akagira nasigaye. Dusigaye rero tubona ko ayo ngaya yasohoye ahubwo tuyakoresha nabi bikabuza yandi gusohora. Ari nayo mu kumenyera Imana nashyizemo ibice bibiri by'ingaruka mbi. Ingaruka ya mbere nuko iyo ubivuyemo n'Imana ibivamo. Uti gute? Ibyo Imana yakubwiye izakora, ariko bigendana n'ibyo nawe wagombaga gukora. Turimo turagendana. Tubihuze no gutegekwa 2:28 habaho nimugira umwete wo kunyumvira mukitondera amategeko, iyi migisha izabazaho kandi izabageraho. Hepfo bakavuga ngo nimutanyumvira iyi mivumo nayo izabazaho izabageraho. Urakoze cyane pastor. Noneho hano wumva ko yamubwiye ngo Uwiteka yatumye umuhanuzi, aramubwira ngo sinaranera kubwiye ko ibi nibi sinari naravuganye nawe. Tubishyire mu buzima bw'uyu munsi. Cya gihe usenga sinakubwiye ko nzaguha urugo rwiza, ko nabikubwiye uri umukobwa, uyu munsi ukaba uri umugore tutaragushyingiye. Amasezerano rero agiranye nawe kukubakira urugo rwiza. Uhereye umunsi wa none ndi Uwiteka mbivuyemo. Nakubwiye yuko nzaguha akazi keza, mbikubwira ufite ibiraka, urangije usambana na boss kugira ngo aguhe promosiyo nayo naragusezeranyije, nge ndi Uwiteka mbivuyemo, kuko nabigusezeranyije ukizwa. None n'uyu munsi nukigira gute? Ukizwa. Noneho ugasanga umudamu arasenga Imana, umugabo we ari mu kabari cyangwa inzoga. Imana ikakubwira ko izaguhera umugabo agakiza, ikabivuga umugabo ataha saa 4. Noneho wabona atashye kare ugatangira kujya umufata neza, ariko ukirengagiza kujya mu nzu y'Imana. Imana ikavuga iti rero ngusezeranya wazaga gusenga, mugeza saa 4, mugeza saa 2, mugeza saa 1. None ibyo bintu aho kugira ngo bigutere gukomeza kuba imbere yanjye, turimo turagendana, ahubwo byatumye ahubwo ufata umwanya wo kumuha umwanya, ahubwo ngewe unye mu mwanya. Ibyo rero nari naravuze mbivuyemo. Twavuganye nawe wambara neza ukikwiza, none uyu munsi ugenda wambaye ubusa. Kandi nakubwiye ko nzakubakira urugo rwiza, ariko uri umukobwa mwiza wiyubaha. None uyu munsi wariyandaritse. Amasezerano naragiranye nawe mbivuyemo. Ari nayo mpamvu pastor, uyu munsi dufite abantu bagendana amasezerano, ariko Imana yamaze gukasoringa kandi bo bakiyategereje cyane. Niyo muvuganya kuvuga ngo hari icyo Uwiteka yamvuzeho, ariko yakimubwiriye hehe ubari yitwara ate? Pastor reka nguhe urugero. Urabona buriya iyo ugeze ku mupaka, hafi y'umupaka, wenda tuvuge w'i Bugande. Iyo ugeze ku mupaka w'i Bugande utangira guha, wenda reka tuvuge Burundi kuko niho nageze. Iyo wegereye umupaka w'u Burundi bivuga ngo uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Ni hahandi ushobora guhamagara, wahamagara ngo mushinga ntahe, ngiyo nimero uri kurarondera. None uyu Murundi avuye kandi ndi mu Rwanda, nuko negereye umupaka. Wakuriye iminara yo hakurya. Nakuriye iminara yo hakurya. Rero abantu bari gukoresha connection yo kwa shitani, ariko bakagumya gutegereza amasezerano baherewe kuri connection y'Imana, kandi bidashoboka. Sinzi niba hari ikindi wambaze. Ikindi nagira ngo mvuge nuko abantu benshi, abakristo benshi maze kumva baravuga ngo Imana ngo ntiyivuguruza, ngo iyo yasezeranye iba yarasezeranye. Aya magambo dusomeye aragaragaza neza ko bishoboka ko Imana ibivamo mu gihe watatiye igihango, wavuye mu masezerano mwagiranye. Twibutsa abantu ko hariho imigisha y'uburyo ya rusange. Ubizuba ryaviriye ababi n'abeza, n'imvura igwa mu mirima y'abantu b'Imana n'iy'abarozi. Ariko ku mwihariko w'abantu b'Imana hari imigisha isohozwa nuko wagumye mu mwanya gusezeraniye urimo.
yamwakomerezaho. hari umukristo duherutse kuganira ku rusengero ashima Imana ibyo Imana yamukoreye, ariko avuga ko yari yaraguye, akomeza urwo rugendo aganira, ambwira ibyo Imana yamukoreye, ariko nza gutegereza ko asoza avuga ko yagarutse mu nzu y'Imana, nsanga nta birimo. Ndabona ntibyaye gukoreye rero, umujura buri uri ku isoko akiba hari abo bacuruza ibitoki, bakamwirukankana umujyi wose, akarinda agera arenga batamufashe, nawe Imana yamukoreye igitangaza. Rero yabigukoreye nk'uko ibikorera indaya n'abajura. Indaya isambana imyaka 5 karangiza nta sida ikuyemo, Imana iba yamugiriye neza. Ariko hari n'umwihariko twibuke pastor, hari ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyo kurya byanjye sinzabihimbwa. Hari ibiryo bya rusange rero, ariko hakaba n'ibyo kurya by'abana b'Imana. Abantu bakwiye kumva ko bakwiye kurinda ubusabane, bakaguma mu mwanya Imana yabasezeranije irimo. Reka twibutse abadukurikiye ko mu myaka 40 nako kantu gusa bari bagiye kwiga. Imana yagiye kubigisha ko umuntu adatungwa n'umutsima, atungwa n'ijambo ry'Imana. Hanyuma irabihanangiriza, ishiraho icitondego. Iravuga ngo nimumara kujya mukabyibuha, mukubaka amazu mukayabamo, ntimuzibagire Imana batungiye mu butayu imyaka 40. Tubihuje n'ubuzima bwa buri munsi, twinjiye muri iki gihugu gisa nabi kabisa. Gisa nabi. Yendi ukamagera ntabwo hari heza. No bari kuvuga ko tuzagira u Rwanda rusa gutya, ntawe ari kubyizera kuko dusa nkaho twahereye kuri zero. Ariko ubu abantu bamaze guhaga, kandi bamaze kwibagirwa. Guhaga byari byiza, ahubwo igikomeye kurutaho ni ukwimura Imana. Aho abantu basigaye basambana, baririmba, arabashumba, bavuga mu ndimi, nako abazivugaho nta nubwo bakiri benshi, sinzi nk'iwanyu ariko ntabwo bakiri benshi. Ibi byose ntekereza ko biterwa no kwibagirwa. Biterwa no kwibagirwa, kimwe cyo no kwibagirwa, ariko bigendana na kwa kumenyera Imana. Kuko buryo wamenyereye Imana, ugenda ubwiza bw'Imana bukuvamo. Ugenda utakaza ubwiza bw'Imana, ugenda utakaza indangagaciro, noneho ukaba nk'abandi bose. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye, twihuse ijambo ry'Imana aho nasomye, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo icyo gihe Eli amara guhanurirwa ayo magambo, hari irindi jambo rikomeza munsi yavuze, ngo yaravuze ngo ngiye gukora ikintu muri Isiraheli, ngo kandi n'amatwi yose azacyumva azacura injereri. Ubwo ni ingaruka mbi ya kabiri. Iyo ni ingaruka mbi ya kabiri. Noneho icyo kintu gishya yari agiye gukora, pastor ni kibi, ariko uzakunda kumva bavuga butumwa barikoresha nkaho ari ikintu cyiza Imana igiye gukora mu bantu, ariko iki kintu ni ikintu kibi. Cyari ikintu kibi kuko icyo kintu yakoze yavuye mu Bisiraheli. Imana yise iva mu Bisiraheli, ahubwo yigira mu Bafilisitiya. Do iva mu bo yarwaniriraga, ijya mu babarwanya. Nako gikomeye. Urumva icyo kintu ariko pastor, ibaze kuba Imana yakurwaniriraga intambara mu kazi, kubera ko wowe warenganaga, ariko kubera ko utubashye Imana, watakaje kuba ubusabane bwawe n'Imana, Imana ikakubwira ntiwumve, igasanga warayimenyereye, noneho yarangiza ikava kuri wowe ikajya kwa bosi wawe, ikamubwira ngo ahubwo mumwirukane, ntimuzamwishyure, kandi muzanamufungishe, mumukorere na audit. Yavuye rero mu Bisiraheli, ahubwo yigira mu Bafilisitiya bari hijya gukorera. Ko bikomeye. Wabyumvise pastor? Reka tubihuze n'Abaroma 8:31 havuga ngo iyo Imana iri mu ruhande rwawe, umubisha ntawe. Noneho iyo itakiri mu ruhande rwawe, itayifatanya n'ababisha bawe. Yewe birakomeye ibyo. Turimo turagenda. Wenda reka nguhe nk'urugero rutoya nko muri ibi bihe turimo. Sibyo? Urabona niba nk'itorero, ubundi dufite inshingano zo kujerera ibintu byacu iwacu. Yego. Bikabibanga ryacu. Wibuke ko na Bibiliya itatwemerera kujya kuburanira mu bo yita abisi, abo hanze. Noneho iyo twamaze gutakaza bwa busabane bwacu n'Imana, twamenyereye, tumenyera ko Pastor Desire ashobora kujya kukurega mu murenge. Turabapasiteri babiri. Baratubonye tubwiriza. Dutangana n'ingaburo rye. Batwubaha. Yewe. Bashobora kudutumira mu biganiro byo kwigisha ku busabane, kwigisha ku bumwe n'ubwiyunge, noneho bakabona Pastor na Desire, batwananiye Pastor Desire na Eugene, twananiwe kwiyunga. Icyo gihe
kubera ko twamaze gutakaza abo turi bo turimo turagendana birangira rero bariya twakagombye gucira imanza imana ijya gukorana nabo akaba aribo baza kuducira imanza aho kugira ngo itugire inama y'icyo gukora ikajya kubwira umuyobozi w'umurenge icyo akwiriye gukora kugira ngo adufashe njye nawe. uribuka ko igihe bari mu rugamba kubera akamenyero bari baramenyereye ko isanduku y'Imana iza hanyuma bagatsinda ngo barangije mu rugerero baravuga ati turiho turapfa muye kuzana isanduku barayizana mu rugerero ngo bahita bariyamirira kwa kundi reka tubihuze na kwa kuntu mu rusengero tuvuga ngo twirukanye satani mu izina rya Yesu ugahita wumva urusaku kandi satani ntiyirukanwa n'urusaku yirukanwa n'imbaraga z'umutima satani ntatinya urusaku yasakurijwe na benshi ahubwo atinya uko wubatse imbere muri wowe hanyuma abafilisitiya baravuga ngo twisuganye tugwane ntawe usubira inyuma hanyuma turebe ikiri buvemo Imana ihita irabashigikira. Pastor, mbere yaho gatoya buriya hari ikintu abantu batabasha gusobanukirwa wibuke yuko batsinzwe isanduku iri mu ihema. Turimo turagenda ari na bene Eli bari mu ihema Ofuni na Finehasi bari mu ihema byumvikana ngo abashumba bari bahari abatambyi bari bahari urusengero rwari ruhari perezida korali zari zihari urusengero ruhari za Bibiliya zihari ariko nta Mana ihari. Turimo turagendana muri iki gihe ushobora gusanga ibintu byose insengero zihari amakorari yose ahari n'ibindi byose ariko kubera kutubaha Imana nta Mana ikibirimo ari nayo mpamvu ushobora kugera mu rusengero ugasanga abarwayi ntawukira abasabanyi abanyabyaha n'abandi bose ntawihana mu ijambo rimwe kubaho kw'Imana kwarimutse. Pastor, tubihuze navuze ko turi buhuze n'ubuzima busanzwe iyo urebye iki gihugu amatorero ni menshi cyane ariko iyo urebye yenda duhere nka 94 kuzamuka ariko ubona kubaho kw'Imana kutagiye kwimuka cyane. Jenoside yarashobotse turi mu bantu banywa inzoga nyinshi urubyiruko rwacu urebye ibigo ngororamuco dufite bari mu biyobyabwenge bikabije iyo urebye icyorezo cy'itandukana ry'ingo iyo urebye amakimbirane ari mu matorero aza gukemurwa nabo twakombye kwerera imbuto ubona tudafite ikibazo. Ikibazo cyari Pastor kuko iyo urebye ubona icyubahiro cy'Imana kubaha Imana ndagwa nk'urugero rutoya niba umuntu ashobora kujya kureba umuyobozi minister kuri ministeri yamutumiye ko amushaka akamenya uko ari bwambare agiye kureba minister ariko wajya kubona ukabona mu rusengero mu nzu y'Imana yambaye ubusa aragaragaza uko ateye mu nzu y'Imana byumvikana ngo icyubahiro cy'Imana nta kikibamo. Ni nacyo kibazo abashumba b'amatorero muri iyi minsi dukwiriye kureba kuko abantu baza mu nzu y'Imana baje kuhashaka Imana irifo ko tureba Imana irahari baje kuhashaka icyubahiro cy'Imana ubundi ahantu Imana iri hari ibimenyetso abarwayi barakira abanyabyaha barihana impinduka zihaba muri sosiyete dusohoka mu nzu y'Imana twasohoka hanze tukaba umucyo tukaba urumuri tukaba amatabaza ariko iyo urebye no hanze no mu manza mu midugudu yo twagiye mu muganda ukajya kureba muri za nama dukora usanga barimo gukemura ibibazo by'amakimbirane kandi ugasanga ni umuririmbyi n'umuturage waho ngaho ugasanga rero nigeze kubona inkuru banza ku gihe.com RGB baravuga urana nibo bashinzwe imiryango ya Gikristo imyizerere baravuze ngo umwanya munini bawumara bakemura amakimbirane y'abashumba abanyamatorero kuruta gukora akazi ka leta nibo bashinzwe bonne governance ni ukuvuga ngo umwanya munini bawumara bakemura ibibazo byabakagombye kubafasha aho gukora akazi ka leta birababaje. Ngira ngo ukomeje ririya jambo hariya twasomye icyo gihe barimo kuvuga ngo tugomba kujya gucyura isanduka bari baje atari ko habaye iki
basanga basize isanduka. Noneho ngo isanduka bamaze kuyizana, mu bintu Uwiteka yari yabwiye Eli ngo nzakora ikintu gishya, nuko babahungu batagombaga gusigara isanduka ije. Baguye aho isanduka imaze kuhagera. Noneho isanduka imaze kuhagera, bariyamira, bakoma akaruru nka twa tundi twose tujya dukoma mu nsengero, pastor azamutse uruhimbi, korali zamutse, ibintu mbese isanduka y'isezerano iraje, haleluya z'ubutsinzi, ibintu byinshi cyane twiyamira, tugasirimba, tugakora ibintu byinshi. Ibyo bintu tugakunda kuvuga yuko icyubahiro cy'Imana cyari gihari. Ikorari zaririmbye neza, abantu bakabyina, ibyunzwe bikaza bakihanagura, bakavuga ko hari ubwiza bw'Imana, icyubahiro cy'Imana cyari gihari. Kandi nyamara muri hariya kwa Randa aho twabyiniraga, hariya muri Cadillac aho twabyiniraga, naho twagiraga ibihe byiza bigendanye n'icyo gihe, bigendanye n'ibihe byacu. Rero usanga bariyamiriye, ariko bamaze kwiyamira, kuko Uwiteka atari muri iyo sanduka, babandi arongera kujya mu Bafilisitiya, abagira inama ati ntimugire ubwoba, nimuhangane, nimurwane, sinkiriyo, ntago nkiriyo. Ni kwa kuvuga ngo nubwo basirimbye, nubwo baririmbye neza, nubwo bose bahari, ariko abadayimoni ntimuhatinye, kuko ntago mpaba. Nguko rero uko insengero zimwe na zimwe zihagaze ubu, zirimo abadayimoni. Ntago wambwira ukuntu abasambanyi baririmba Imana ihari, kandi Imana barayiraranyije na Dagoni, bucya Dagoni yituye hasi. None se iriranwe ite n'abadayimoni mu rusengero? Abantu bafite ibintu bakenyereyeho mu rusengero, n'Imana ntago bikunda, burya nuko ntayihari. Ihari abantu bakuramo ibyo bakenyereyeho bakabisigaho. Pastor, ngira ngo nawe wakijijwe kera, twabayeho tubona mu nzu y'Imana, umuntu yinjira mu nzu y'Imana agakuramo ibintu akenyereyeho, akabishyira hariya bakabitwika, tukamusengera agataha akijijwe. Amen, amen. Byasobanuraga ni Imana yabaga yanze kubangikana nande? Na Dagoni. Ariko uyu munsi ntago Imana ibangikanye na Dagoni, ahubwo yahariye Dagoni irigendera. Ngira ngo urumva ko dufite akazi ko gucyura. Siko dusigaye dufite n'abatinganyi bakora umurimo w'Imana, akaba ari umubwiriza butumwa mwiza, wabonye yabwirije ukagira ngo akazavuga ati ngiye burengira ko kageso, ari umutinganyi, aririmba, amaze igihe aririmba, korali isenga, iteraniro aribamo buri gihe cyane, nuko nta Mana iririmo. Ari akantu nigeze kubona karambabaje kabisa, buriya kubura Imana nisho kintu kibi. Hari korale yari igiye gusohoka, urabizi ko amakorale yagiye gusohoka kenshi bafata amasengesho, bakora amasengesho y'iminsi 3. Hanyuma umukobwa yari yarasambanye, aranasama, indi mufatira mu masengesho y'iminsi 3 agiye gusohokana na korale. Ikintu cyambabaje, bamujyanye kwa muganga, arinda agera ku gatanda babyariraho, ahakana ko atasambanye. Baramubaza ati iki ubyaye ni iki? Nanjye sinzi uko byagenze. Urumva kumenyera Imana kuri icyo kigero, birababaje. Pastor, icyo ni ikigero kimwe ufashe cy'uwo nguwo. None niba kugeza uyu munsi wa none, Imana yatanze amasezerano yo kubana natwe, ikatugira neza mu nzu y'Imana, ariko yaduha turi abana b'Imana. None uyu munsi niba Imana yaraguhaye amasezerano uri umwana w'Imana, uyu munsi ukaba uri umuhutu, ayo masezerano ariho cyangwa ntayariho pe? Imana yaguhaye amasezerano kwizakubakira itorero, kuri wowe ariho izubaka itorero, ubwo uri umushumbura, umukozi w'Imana, ibikubwira uri umwana w'Imana, uyu munsi uri umututsi. Urumva ayo masezerano akiriho? None se izo nsengero barabiregana bakanabyandika. Nicyo nashakaga kukubwira, izo nsengero ziyobowe n'abahutu n'abatutsi, kugeza mu rwego bajya kubiregana, bivuga ngo byari birimo biribanga, bikagera ubwo bijya hanze. Nta Mana ishobora kuba mu rusengero rw'abahutu n'abatutsi, kuko Imana izakwiriye kuba naho idakwiriye kuba. Iba mu bana b'Imana, mu bana bayo. Tukiye gucura cyane. Niho nari ngiye kugira ngo duse n'abasatira n'umusozo. Iyo ukomeze gusoma ijambo ry'Imana ukageza ku bice 4 umurongo wa 10 n'uwa 11, Abafilisitiya nibwo bacakiranye n'Abisiraheli, barangije barakubitwa, bibuka yuko hari ikintu bibagiwe. Baravuga ati cyambere nta korali twazanye, turimo turagendana. Icya kabiri nta sanduka twazanye, ariko nubwo bayizanye barakubiswe, isanduka barayijyana. Pastor, isanduka yamaze amezi 7 yaranyazwe. Pastor, ugenzuye kugeza kuri uyu munsi wa none,
ukareba amateka y'amatorero dufite kugeza uyu munsi n'amadini, ubona isandukwa iherukamo ryari? ahubwo kumara umunsi umwe gusa udafite Imana ko nabyo biteye ubwoba. ubu se ko urupfu rwaza cyangwa impanda ikavuga, noneho tekereza amezi 7. Tekereza amezi 7. biteye ubwoba. Pastor, ikintu kibabaje gikwiriye gutuma dukwiriye gutekereza icyo dukwiriye gukora. None mbwira nimba dufite inzu y'Imana, ndibaza ko ngubu utajya muri kenkayori gushaka y'umugati. Oya, Turimo turagendana. ntabwo bibaho. Nta nubwo wajya muri farumasi gushaka y'isima. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bibaho. Noneho mu nzu y'Imana abantu bahaza bazi icyo baje kuhashaka. Turimo turagenda. Bahaza bazi icyo baje gukora, baje gushaka Imana. Noneho ibaze nawe uri umushumba, ubibona neza uzi Imana n'imikorere yayo, uzi ko ahantu Imana iri hari ibimenyetso bihagaragara, ukaba uzi ko ushumbye itorero rikamara umwaka, rikamara 2, rikamara 3, rikamara 5, ubizi ko nta Mana ihari kandi abantu bicara iruhande rwawe buri munsi. Pastor, hari ahantu hamwe mperuka, hari agakuru kahabaye kabi. Aho hantu hari habarozi mu rusengero bizwi. Noneho baruga ubukwe, abantu barapfa. Bapfuye pasiteri abona ntafite imbaraga zo guhangana n'abo barozi. Uzi ikintu yakoze? Yagiye kuzana abapfumu batuye aho ngaho. Noneho baraza abo bapfumu, aba ari bo bavumbura abarozi bari mu rusengero. Baragenda bajya iwabo wabo barozi, basanga nyine ibyumba birimwo ibigirwamana n'ibindi bakoresha mu kubandwa no guterekera. Barabizana, abaturage barahurura. Noneho pasiteri arangije aba umunyakuri, aravuga ati umva rero bakristo, nta mbaraga dufite zo guhangana n'abarozi, niyo mpamvu twazanye abapfumu, ubishobora akizwe n'amaguru, Imana yarimutse. Ibyo rwose ni ibintu byabayeho, birababaje cyane. Birababaje. Aho pasiteri atsindwa akagera igihe akajya kuzana abapfumu, akaba ari baza kumwirukanira abarozi. Kandi wibuke ko muri Mariko 16:17 haravuga ngo ibimenyetso bizagendana n'abizera. Bazirukana abadayimoni, bazavuga indimi, bazajya ikintu cy'ishansho kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku bagwayi bakire, bazavuga indimisha. None ibyo bimenyetso byagiye. So Imana yimutse. Nuko Imana yimutse. Ahangaha dukomeje ko ijambo rivuga ngo bageze aho baravuga bati noneho mureke ducyure. Tugomba gucyura iyi sanduka. Bizagenda bita amaherezo azaba yahe. Bamaze kuyicyura, igeze mu nzira, abari bayifite baratsikira. Batikiye witwa wuza ajya kuyiramira. Imana iti uyu nawe ntaramenya. Ndi Imana itaramirwa, ndi Imana itagirwa inama, ndi Imana yibashije imutsindaho. Ngo Dawidi abyumve. Turimo turagenda. Dawidi akimara kubyumva aravuga ati Imana yishe wuza, ntimuyinzanire mu rugo. Ahubwo nimurebe umuntu w'umukene uri mu cyiciro cya nyuma, aba ariho muyijyana. Bayijyana kwa Obededom. Ahageze Obededom aganira n'umugore. Bo bamenye uko bakwiriye gufata isanduka y'isezerano. Baca bugufi, barayisasira, barayiramya, barayihimbaza, ngo barangije bagubwa neza. Byumvikana ngo mu nzu y'Imana dukeneye kugarura icyubahiro cy'Imana. Basi tutarageraho, tubanze dusubire inyuma ho gato. Hari akantu nifuza ko dutindaho, nakwita nk'umutima w'ikiganiro cyacu, ukuntu Imana yifatanya n'abanzi. Uribuka ko Abisirayeli bakiraniwe, hanyuma Imana ikavuga ngo izahagurutsa umuntu wayo Nebukadineza. Yes. Ikifatanya n'abanzi babo, akaba ari bo baza gukubita Abisirayeli. Si bo batwaye i Babuloni bakamara y'imyaka 70. Biratangaje aho Imana ivuga ngo nzahagurutsa umuntu wanjye. Ubwo urumva Imana itarifatanyije n'abanzi b'Abisirayeli. Imana ifatanya. Kandi bari bazize iki? Akamenyero. Bari bazize ko bamenyereye Imana, bibajyana mu bunyage bw'imyaka 70. Abantu badukurikiye wumve ko kumenyera bigira ingaruka mbi. Kandi Imana ishobora kuva mu ruhande rwawe ikifatanya nabo witaga ko batari bakijijwe. Ahubwo akaba ari bo bagucira urubanza, akaba ari bo bagushiriraho amabwiriza, akaba ari bavuga ati tware gutya, ari bo bakagombye kubamurikira. Kuko itorero rifite inshingano enye muri Matayo 5. Ni umunyu, ni itabaza ari ku gitereko cyaryo, ni umuco uvira amahanga, ni umudugudu utabasha gutwikira. Ni ukuvuga ngo itorero rigeze ahantu umwijima urahunga, hanyuma rikayobora. Ariko iyo bigera igihe noneho tujya kuburanira ku batizera,
uzi ko mu myaka itari myinshi ishize iyo wabonaga mwene data wahita wumva uruhutse umutima. Ariko ubu tugeze igihe umuntu akubwira ati hagukoresha umurokore nakoresha uwo utari. Ni ukuvuga ngo batubuze mu icubahiro cy'Imana, batuburamwo kubaho kw'Imana, dukwiye kujya gucura. Reka nkubwire pastor, ibi kera mu mateka ya kera muri Bibiliya, iyo igihugu cyaterwaga umwami yajyaga kureba umutambyi. Turimo turagendana. Umutambyi akajya kureba umuhanuzi. Byumvikana ngo buri wese yabagaza umwanya we. Umwami yabagaza aho ibye birangirira. Ni ku rugamba, ni kurwana, ni pratique. Ariko yageraho agakenera kumenya icyo ijuru ribivugaho. Akajya kureba iki? Umutambyi. Bivuga ngo umwami yubaha umutambyi. Mbere yo kujya kureba uyoboye ingabo, yajyaga kureba umutambyi. Yamara kureba umutambyi, umutambyi ati rero nanjye ngira abana b'abahungu hariya hirya. Nawe akajya kureba abahanuzi. Bakababwira icyo Uwiteka avuga. Akavuga ati mugende murwane muzatsinda cyangwa se mubyihorere. None uyu munsi wa none abatambyi n'abahanuzi nibo barimo bararwana, bakajya kureba umwami, abari bacira urubanza. Noneho umwami akaba ari ubaha gahunda aho kugira ngo bo bamuhe gahunda. Urumva ko ibintu byaracuranye. Ubundi umwami n'umutambyi nibo nako umutambyi n'umuhanuzi nibo bahaga umwami gahunda. None uyu munsi wa none umwami ni uha umuhanuzi, umutambyi n'umuhanuzi gahunda. Ngira ngo wabyumvise. Nabyumvishe mu by'ukuri. Ibintu bigenda bihinduka kandi ibyo byose biterwa no kwimura Imana. Turakora iki? Icyo gukora hano cyarabaye. Dawidi isanduka yarayohereje, ariko ayohereza kubera ko nawe yumvaga adashoboye kuyakira. Ayigejeje kwa Obededomu. Igezeyo Obededomu amenya icyo gukora. Aravuga ati Imana nta kindi yabuze kuyubaha. Abantu barayimenyera. None madamu, ntiturare kuri ubu buriri, dore nta handi dufite ho kuyishyira. Tuyishyire kuri uru rutara rwacu, dupfukame iruhande rwayo, tuvuge ngo urera urera urera. Imana irangije kubareba, burya ahantu Imana igeze pastor, hari ibimenyetso bigaragaza ko yahageze. Imaze kugera kwa Obededomu, nibwo Dawidi yarayitegereje, ategereza ko Obededomu azapfa. Ariko kubera ko isanduka yari ihageze, vide yari ihari, Imana irayisiba. Ubukene bwari buhari burahava. Ibibazo byari bihari birarangira. Amakimbirane aterwa n'ubukene arashira. Amakimbirane aterwa no kutumvikana ararangira. Turimo turagendana. Ngo barahinga ku musozi biramenyekana ko aho hantu hari ikintu cyabaye. None kuki dufungura urusengero tukaburamo abantu? Nuko nta makuru ari gusohokamo ko hari ikihabera. Turimo turagendana. Dukomeje rero ngo Dawidi abimenye. Amenya yuko kwa Obededomu byagenze neza. Aravuga ati noneho nanjye mugende muyinzanira amenye icyo gukora. Icya mbere nuko tuyicira bugufi. Dawidi amenya ubwenge, aragenda acyura isanduka. Abwira abantu kwiyeza. Abwira abantu urakoze cyane. Abwira abantu kwiyeza. Areka iby'ubwami ahubwo ajya kuyitambira. Kugeza ubwo banamusetse. Pastor, uzi ko umudamu warungurukiraga mu idirishya yarangiza akamusekera mu mutima. Uzi ko yarinze apfa atabyaye. Yari sarumba. None urambwira ko kugeza uyu munsi umuntu udacyura isanduka y'isezerano mu nzu y'Imana, urumva mu nzu y'Imana abantu bahaza bazahakura iki? Ko harumbye. Hararumbye nk'uko kwa Obededomu byari bimeze. Ariko ihageze barahinga bareza. Ku musozi biramenyekana. Muri salon de coiffure bakatangira kubona umugore wa Obededomu yaje kuyisukoresha nawe. Bati byagenze biti bakira isanduka y'isezerano. Umugabo wawe natangiye kugura suti nziza. Bati byagenze biti uyu mugabo ubundi ko n'ikabutura yamucikiragaho. Bati yakira isanduka y'isezerano. Turimo turagendana. Nitwakira isanduka y'isezerano bisobanura ngo nitwakira icyubahiro cy'Imana, umugabo akagaruka mu rugo, bizamenyekana. Pastor, Imana igarutse mu rugo ntabwo yibwira ko waburaye kuko ibibibona. Imana igarutse mu rugo ntabwo yibwira ko abana batiga kuko irabibona ko batiga. Ntiwibwira ko amazi adasize amarangi kuko irabireba. Iyo Imana igarutse mu rugo ikora icyo gukora. Dusaba Imana igaruke mu rugo rwayo, hanyuma abantu baze bayisanga mu rugo bazagubwa neza. Turabigenza dute? Niki umuntu yigeze gutunga isanduku kandi umutima ntujya ruswa. Umutima ubizi ko wigeze kubana n'Imana, hanyuma Imana ikagucika. Uyu muntu yigeze gusabana n'Imana akumva uburyohe bwo kubana nayo, iyo ikamuha n'imigisha,
hanyuma ikamucika kubera akamenyero, akora iki? pasita ubikomeje birakomera ariko unabyoroheje biroroha. buriya hari ijambo rimwe gusa gusaba imbabazi. wibuke ibisambo bibiri ku musaraba na Yesu, cyose byari ibisambo. uw'intungane yari hari ni Yesu gusa, ariko igisambo kimwe kirapinga ikindi kiti hafi. uyu ni umwana w'Imana. aramubwira ngo rata Yesu, uramutse ugezeyo nanjye unyakire. ubundi igikenewe ibyo byose niba utajya ujya no kureba umupira, ariko ujya ureba kuri televiziyo, ubona aho umupira urengeye niho bawurengurira. nta handi bizakirira uretse kumenya ko wamenyereye Imana, ukareka kumenyera Imana, ukubaha Imana, ugaca bugufi, ugasaba imbabazi ku bitaragenze neza, ubundi ukayisaba kugaruka mu buzima bwawe bwa buri munsi. mu byakozwe n'intumwa 3:19 haravuga ngo mwihane muhindukire ibihe byiza bibona uko biza. igihe cyose habayeho kwihana no guhindukira, ibihe byiza byongera kugaruka, wakongera kubaka ubusabane bwawe n'Imana. hanyuma hari abadukurikiye bumvisha aya makuru ariko batazi iby'isanduku, batazi n'ubwiza bwo kubana n'Imana, bo tubagiriye ihe nama? isanduka ni icyubahiro cy'Imana. iyo icyubahiro cy'Imana kikuriho nawe urubahwa. iyo nta cyubahiro cy'Imana kikuriho nawe nta cyubahiro kiba kikuriho. kandi kubaha Imana ukayishyira mu buzima bwawe, sinzi niba ubyumva, iyo wubashye Imana ukayishyira mu buzima bwawe, ni kwa kundi iri mu buzima bwawe ibangamira ibikubangamiye kandi ikagushoboza ibyo utashoboraga. iyo Imana ihari, ingeso ziratsindwa, kamere iratsikamigwa, umuntu arahinduka akazana kubaho kw'Imana mu buzima bwe, akabona kuba Imana ikaba mu ruhande rwe. kandi twumvishe ko Imana iri mu ruhande rwacu, imigisha iraza, Imana imenya ibikenewe mu mibereho yacu, yewe ikanabiduha. iyi migisha izatuzaho kandi izatugeraho nitugira umwete ukumvira Uwiteka Imana. abadukurikiye nagira ngo ntibumve ko Imana yimutse mu nsengero burundu, sico twari tugambiriye kuvuga, ahubwo twagira tuvuge ko umuntu wese akwiye gushaka kubaho kw'Imana mu buzima bwe. hanyuma nge nawe niduhurira mu rusengero meze neza nawe umeze neza, umuriro uzaka. ni ukuvuga ngo icyubahiro cy'Imana kizakwira aho ngaho. reka dutange umukoro ku muntu ku giti cye. umuntu ku giti cye akwiye gushaka kubaho kw'Imana, akwiye kubaka ubusabane bwe n'Imana, akagarura buri mutima wose ukaba igicaniro, na buri rugo rukaba igicaniro, hanyuma tugahurira mu nsengero twese tumeze neza. bizatuma icyubahiro cy'Imana kigwira cyangwa se kigaragara. noneho abaturanyi ndavuga abatuye, abumva amakuru y'ibibera mu rusengero bazavuga tuti tujya runaka. ndibuka muri 1998 nibwo nageze mu Rwanda, ibyaberaga mu bibare ntawirirwa bibaririza. rubonobono n'ahandi byaripfugiraga, bavuga ati hari ahantu hari ukubaho kw'Imana. ntidukeneye ibindi bihe byiza bimeze kuriya cyane. pastor, hari ikintu uvuze mu kanya, ubu ntabwo turimo kuvuga yuko isanduka cyangwa se icyubahiro cy'Imana kitakiri mu nsengero, ariko nubwo twatinya kubivuga ntibyabibuza ko byaba biriho. ahubwo icyo twakwemererwa nuko hakiri 7,000 bitarapfukamira bari. urakoze, ntako nashaka kuvuga. Imana irashabana n'umuntu ku giti cye, iracyabana n'umuntu ku giti cye, cyangwa se wenda haba n'itorero runaka, birashoboka nabyo, kuko nta bapfira gushira. turimo turagendana. ariko burya nkwibutse yuko reka tubihuze n'ubuzima busanzwe. Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwira yuko twese turi abakwe, nako twakowe, turi abageni. bivanga imbere y'Imana twese turi abagore, nta mugabo uhaba, niyo yonyine. twese turi abagore, twarakowe. mu buzima busanzwe iyo umugore adahaye icyubahiro umugabo, akamuhana akanga, umugabo bigeza aho akigendera. iyo atirukanye umugore waragenda. turimo turagenda. iyo atirukanye umugore we aragenda. none no muri iki gihe iyo ugereranyije, reka twebwe tuba abagore nk'uko turi, ubona turi abagore beza ku buryo umugabo akiri mu rugo. oya, ahubwo niyo umugabo ahari, hari ibintu bibigaragaza. haba hari igitinyiro, haba hari icubahiro, arahaha, haba hari ubuzima. abantu bose bamenya ko urwo rugo rufite umugabo. reka nguhe urugero rumwe. ujya ubona nk'ahantu batetse,
ku mashyiga hamenetse isosi, ubona ko iyo umuriro ukirimo nta sazi zishobora kugwaho kabisa. turimo turabigendera ngo zize kurya kuri ya sosi yamenetse ku mashyiga. Uzi ko isazi izi kwinjira mu cyumba ikumva ko hakirimo umuriro mu gikoni, ariko iramenya neza ko hamaze gukonja ntayikirimo. None umbwira gute ko umugore umuririmbyi akantu k'agasore kamutereta? Bivuga ngo yarakonje, nta cyubahiro cy'Imana kikimurimo. Niyo mpamvu yo kumva ngo yakoze ubusambanyi. Pastor, naguha urugero rumwe. Uzi ko abantu basigaye bicara mu kabari ari abasore barimo kunywa inzoga, yarize vawe ngenda ashaka kurongora, kandi nzarongora umurokore. Kandi imagine nzarongora umurokore, kandi kuko akaza agaterana umunsi umwe ibiri akamureba ku ruhimba arimo aririmba akavuga ngo ndatwara uriya, kandi ejo bajya kubona ukantu akoze aramutwaye pe. Kubera iki? Yarebye umuntu ukonje amugwaho, kuko nta muriro umurimo, yemerewe kumugwaho. Isazi yigeze ahantu hakonje igwaho, ku mashyiga igwaho, ariko iyo hashyushye ntishobora kugwaho. Ibyo ni ibimenyetso rero bigaragaza yuko icyubahiro cy'Imana nubwo hari aho kikiri, ariko ahenshi nta n'igihari. Niko byagenze mu Bisirayeli. Hari igihe hashize imyaka 400 nta jwi ry'Imana, nta buhanuzi, nta yerekwa, ijambo ry'Imana ryarabaye ingumi. Noneho Imana ihitamo gusigarana n'abantu bake ku giti cyabo. Harimo Simeyoni, harimo Hana, Mariya, Yosefu n'abandi bakeya. Haracariho abantu 7,000 bitarapfukamira bariyeri. Ariko icyo twifuza nuko buri mutima, buri rusengero ruhinduka igicaniro. Aho abantu bavuga ati muze murebe, umwe twabwiwe yahanuwe n'abahanuzi yaje, abantu bakaza kureba bahurujwe n'imirimo n'ibitangaza Imana iriho irakora. Ibyo nibyo dutegereje mu bubyutse, kandi ububyutse dushobora gutangira kubwubaka nonaha, umuntu agasabana n'Imana. Ngiye nawe niduhura dufite ibihe byiza, bizatuma icyubahiro cy'Imana gikwira hanze. Ni ukuri. Tugana ku musozo, sinzi niba hari ikindi wumva wasangiza abadukurikiye. Icyo nababwira ni uko iri jambo turimo kuganiraho niritubere miruwari. Pastor Desire, nawe urimo, nanjye ndimo. Niritubere miruwari, n'udukurikiye nawe rimubere miruwari, rimubere indorerwamo, yireberemo. Kuko hari igihe umuntu yumva ijambo ati cyama na Manuel iri jambo akaba ryumvise. Turimo turagenda wakumva ko ritamureba, ariko birakwiriye ko ntekereza nanjye nk'umugore mu buryo bw'umwuka wera, kuko twarakowe umukwe azaza. Nanjye nk'umugore, ese umugabo yahashye yarebye mu bisorori asanga nateguye, turimo turagendana, cyangwa asanga ntategura ku buryo atazongera guha. Ubuzi ko hari abantu batakibona icyacu, batakibona amafaranga, kubera yuko Imana ibaho ubutunzi, yarangizaho kugira ngo ashyire mu giseke cy'amashimwe, cy'amaturo n'ibindi. Aho Imana yateguye nawe azajya ashyira ibyo agomba kuhashyira. Imana yajya kureba igasanga yahashye ariko ntiyatetse. Turimo turagendana. Rero iri jambo birakwiriye ko umuntu udukurikiye aryumva ariko akiyumvamo, wakareba icyo akwiriye gukemura kuruta gutekereza icyo abandi bakagombye gukemura. Nibwo bizagira umusaruro. Twagira ngo duhe umukoro abadukurikiye, ndavuga abadukurikiye barakijijwe. Utekereze ngo ni biki byimuye Imana muri nge. Yes. Kuko kubimenya, ndabizi ko umutima wawe urabizi, ahubwo ongera uganire n'umutima wawe wibaza ngo ni biki byimuye Imana mu buzima bwanjye. Ko wigeze gusabana n'Imana ukagirana ibihe byiza nayo, ni biki byatumye Imana yimuka. Ukuri kwa Bibiliya batubwiye ko Imana ijya yimuka, kandi niko byagenze ku Bisirayeli. Na n'ubu ntizakomeza kuruhanya n'umutima w'umuntu. Ibyimuye Imana nubikuraho iragaruka mu cyicaro cyayo, kandi wongere gusabana nayo birashoboka. Birashoboka ko nibyo wakoze wibwira ngo ese Imana yambabarira. Yego yakubabarira uramutse ubyihanye ukagaruka mu mwanya wawe mwiza. Imana iguha umugisha kugiye gufata icyemezo. Ubuzima bwawe bufitwe nawe mu kiganza, ushobora kubukoresha uko ushaka, ariko wibuke ko hari ahantu uzagera ukaba utakibufiteho kontrole. Buriya umuntu yapfuye biba birangiye. Ntugaruke inyuma ngo wihane, ntugaruke inyuma ngo utunganye ibyo wagomba gutunganya. Nagiye nganira n'abantu bakuze cyane, bageze mu gihe cyo gusoza urugendo, kavuga ati mwana we, ibintu mbimenye ntaco nk'ibimaze. Yego birankijije, ariko sinkibashije gukorera Imana. Wibuke umuremyi wawe iminsi myiza ikihari, ukorera Imana mu gihe cyiza, ubashe gukora icyo Imana igushakaho. Imana iguha umugisha. Pastor, wasoza udusengera,
ugasengera buri wese kugira ngo yongere kugaruka mu kubaho kw'Imana. Reka dusenga Imana kandi banabikoze bakabikora vuba ni byiza, kuko burya ingaruka z'icyaha ushobora kutabona aho zikwepera niba utinze gutunganya ibyo utunganya, ariko ingaruka zigakomeza zize, birashoboka ko wazagirana ubusabane n'Imana ariko nyamara ibyangiritse ukaba ntawe ushobora kubigarurira. Reka dusenga Imana. Mana, turagushimiye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ijambo ryawe riratubwira ngo turabo waremye, turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo, kandi icyo ushaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Ntabwo wifuza ko hari n'umwe warimbuka. Kumva ni kimwe no kumvira ni ikindi, ariko tugashobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Birashoboka ko hari abafashe icyemezo ariko nyamara bakabura imbaraga zo gushyira mu bikorwa. Niyo mpamvu tubasabiye imbaraga rero kugira ngo babashe gushyira mu bikorwa iby'iri jambo, kandi ukomeze kutugira neza muri byose, mu izina rya Yesu, amen.